ngo narebye umubabaro abantu tugira iyo umuntu yapfuye, ngo uburyo turira cyane, ngo nza kuvumbura yuko burya ikiremwa muntu kivukana urukundo, ngo ahubwo isi niyo ituma tutarugaragariza umuntu akiriho. Ndangije ngo nkuramo isomo rikomeye ryo kwereka umuntu urukundo mukunda akiriho, ngo kuko iyo yapfuye naho narira, ngo ibyo nkora byose ntabwo abimenya, nta n'icyo byamumarira ngo kabone naho nakiyahura, ibyo ntabimenya. Abantu baragakunda cyane. Nanya nguvuga ngo iyo dupfuye biba birangiye, none ni wo munsi ejo hashobora kutaba. Asanga ibyirato abantu baho bafite atari byuko bamenye Imana, asanga aho bafite ibyirato byuko bubatse imiturirwa, bafite ibyirato byuko insengero zabo zirushije abandi kumera neza, bafite ibyirato byuko bari guhinga bakeza, bafite ibyirato yumva ibyirato byabo ntabwo bifatika. Arabamara cyane. Hejuru y'usomya ku murongo wo hejuru yarabandikiye kuko yabonaga ibyirato byabo nibyo nanjye nibundi hari ibintu bya style byateye, hari Imana n'inkuru, hari ibintu bya style byateye bidashobora gutuma ukizwa, kubera yuko iyo wambaye style nyine abantu barakureba. Nabonye akantu kuri status, umuntu yafashe nk'amaradiyo yose yayiziritse mu muhogo, ngari kuri style nyine yahindiye ingendo, noneho ahuye n'undi asanga niwe yafashe amasafuriya n'ibiyiko n'imyuko, arangije nawe aramurangarira. Mu yandi magambo, wowe uzi ko ufite ibyiza, ariko hari abandi wahura nabo ugasanga barakurusha. Muri ibyo wabirebye haravuga ngo ntabwo namenya, ngo ariko hari icyo nzi nanjye. Tera haleluya! Ngo nanjye hari icyo nzi ndi, nubwo tubwira umunwa nubwo ndushye, nanjye nzi ko ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Nuvuga ngo reka ibyirato byawe bibi bidapfa. Yesu ashimwe. Haleluya! Zamura ikiganza dusuhuzanye. Tera haleluya! Amazina yanjye nitwa Iratsinze Felisi, ni Garevo 1 MCSE. Reka turirimbane gato kuri iyi ndirimbo y'167, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mu gushimisha Imana ni indirimbo ivuga ngo Yesu niwe nihishemo, ngo kandi yambereye ubuhungiro. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, Yesu nashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibyo kwiratana bikwiye. Ariko uyu muririmbyi ndamukunda, uyu munsi nanejejwe nawe, yavuze ngo Yesu niwe nihishemo. Haleluya! Ndibaza ngo muri iyi minsi ubundi twebwe twihishe he? Ubundi urebye utuntu turi kuri iyi si uburyo tumeze, utihishe nawe wajyana n'abandi, siko bimeze. Umuririmbyi we yitegereje
iki cyanyuma cya gatanu aravuga ngo nta nubwo nzava ahari. Haleluya. Ngo nta nubwo nzava ahari. Wenda hari abantu bakibwira ngo mbaye mpari kubera yuko ari uyu mwaka. Waravuga ngo ntabwo nzava naho Yesu ngo kuko ubwiwe yambereye ubuhungiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Arangije aravuga ngo nawe ntabwo azampemukira. Amen. Ngo nawe ntabwo azampemukira. Ngo kuko uwo mwami ni igitare kandi gikomeye. Ngo kandi n'ukurikira akomeye. Haleluya. Kibazo ni ahantu wihishe. Mperutse gukora indirimbo y'umunsi iramfasha. Yavugaga ngo Yesu niwe ngo ni yanjye ngenderaho, ngo ni icyambu gikomeye nambukiraho. Numva mfashijwe no kwibaza ngo ubundi ikibazo ntabwo ari ibyo mbona byancanze, ahubwo ikibazo ni icyambu ngewe ndi kwambukiraho. Hari igihe umuntu aravuga ngo ngewe ntabwo bimpira, kumba ari ku cyambu cy'ubusambanyi. Mwene icyo ntabwo cyabasha kukwambutsa. Haleluya. Muririmbye yavuze ngo Yesu niwe nihishemo. Naho nasenga Imana ariko ukagira umugabo ukomeye wihisha. Izi modire wowe uzihishemo he? Haleluya. Se nimvuga kwihisha murahita mwumva ko ari ukutaziga. Ndi kuvuga ngo urebye ibintu biri kuba muri iyi si. Paulo yigeze kwandikira Abaheburayo ari mu gice cyaho cya 10. Arababwira ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, nguko mwihanganiraga imibabaro idatuza, ngo mukimara kuvirwa n'umucyo. Mbese muri cya gihe ukibatizwa, muri cya gihe wumva ushatse kwegera Yesu, muri cya gihe uri kuvuga ngo naho twafatanye umusaraba ngo nagumya kwizera, muri cya gihe uri kuvuga ngo mbanye umukunzi mwiza nganyurura mbabaye, Paulo aravuga ngo nimwibuke iyo minsi. Haleluya. Mucyambara neza kubwo kwizera, ngo hanyuma ngo mukihanganira imibabaro idatuza. Yesu nashimwe. Katuvuge kuri iryo jambo mpita nsenga Imana. Riravuga ngo ibyo kwiratana bikwiriye. Hari igihe wundi burya ikibazo n'ibyo wiratana, nicyo kintu gikomeye. Hari igihe umuntu abaho yiratana ibintu, ariko wareba ibintu yiratana ukabona ntabwo ari ibintu byo kwiratana koko. Haleluya. Haleluya. Ukabona ibintu yiratana koko mugiye mukabiteganya n'ibyo ufite, ukavuga ngo ntabwo ari ibintu byo kwiratana. Tugiye kuvuga ku ijambo ngo ibyo kwiratana bikwiriye. Kadusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya mu gice cyaho cya 6, turasoma ku murongo waho wa 14 wonyine. Urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice ni cya 6, turasoma ku murongo wa 14. Haranditswe ngo ariko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Twikirize ngo amen. Kadusome nuno murongo uri mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 4, tusomye ku murongo waho wa 18. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, turasoma mu gice cya 4 ku murongo wa 18. Haranditswe ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye gusenga Imana kuko igihe cyo cyagiye, ariko nagira ngo twumvire ijambo impamvu ryaje. Kwiratana ibikwiriye. Paulo ageze muri Galatiya yaramaze kuganira nabo, ariko aza gusanga hari uburyo butandukanye bafite ibyirato. Asanga ibyirato abantu baho bafite atari iby'uko bamenye Imana, asanga ahubwo bafite ibyirato by'uko bubatse imiturirwa, bafite ibyirato by'uko insengero zabo zirushije abandi kumera neza, bafite ibyirato by'uko bari guhinga bakeza, bafite ibyirato y'uko ibyirato byabo ntabwo bifatika. Hari
arababara cyane. Hejuru y'usomye ku murongo wo hejuru yarabandikiye kuko yabonaga ibyirato byabo n'ibyo mu mubiri n'ibyirato bizapfa bakabahamba tukavuga ngo heza ni mu ijuru twasiga ngo rest in peace. Ibyo nibyo byirato bari bafite. Abarebye arababara ku murongo wo hejuru arababwira ngo ntimukayobe ngo mumenye yuko umuntu ubibira mu mubiri ngo muri uwo mubiri nyine ngo azasarura amakuboro ngo ariko umuntu ufata ubugingo haleluya akabubira mu mwuka ngo muri uwo mwuka ngo azasarura mu bugingo haleluya. Arababwira ngo igituma babahata ngo kwita ku by'igikundiro cy'umubiri ngo babahata gutyo ngo ni ukugira ngo badahorwa ngo umusaraba ngo nicyo gituma bababwira kwinezeza mu mubiri. Arababwira ngo ariko nubwo bimeze bityo kuri mwebwe ngo ngeweho haleluya vuga ngo ngeweho ngo sinyirata ikindi ngo keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo ngo uwo musaraba ngo watumye habaho akantu gatangaje. Tujya gusenga ngo watumye iby'isi ngo bimbera nk'ibibambwe ndabibona ariko ntacyo bimariye ngo nanjye ahubwo mbera uw'isi nk'ubambwe nabyo birambona ariko ntacyo byamaze. Niko kunabwira umusore ngo ubundi wowe uri muzima cyangwa ushobora kuba urwaye kubera ko ntacyo yabamarira. He is like the cross. Ameze nk'umusaraba nta kintu yabafasha haleluya. Pawulo abwira abagalatiya ngo njyewe nuko nimereye ngo birashoboka. Tewe yigeze kuririmba ngo hari impamvu iby'isi hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe tugashindagira dushira nyamara tubikeneye kugira ngo tudatatira igihango twagira. Hari icyatuma kureba match bitakuryohera muri aya masaha kubera ko uzi neza ko aya masaha ari ugusenga wabikundaga haleluya. Ubundi nkunda gufana cyane ariko hari impamvu igituma ntashobora kujya kureba match mu gihe cyo gusenga haleluya. Pawulo yatubwiye ngo natwe ntabwo tureba kubiboneka ngo ahubwo twanga amaso yacu ngareka kureba ibyo ngo tukareba kubitaboneka ngo kuko ibyo biboneka haleluya ngibyo tubona by'amadigiri bishirana no guhabwa n'iby'igihe gitoya ngareka ibyo tureba tutabirebesheje amaso y'umubiri ngibyo bitagaragara ngo byo tuzabira iteka ryose haleluya. Tugiye gusenga Imana. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu bigeze gusenga barabumvira baza bamwirataho baramwanga uyu munsi twirukanye abadayimoni barahunga. Arababwira ngo ntimwirate cyane mwishimire yuko abadayimoni babumviye ahubwo mwishimire ko muzahabwa ubugingo buhoraho. Tera haleluya. Ndamubwira ngo hindura ibyirato ufite niwirata muri ibyo yararibye ngo ntabwo namenye iby'Imana ikora kuko bitangaje ngariko nubwo ntamenya kwambara nanjye ubundi hari ibintu bya style byateye hari Imana n'inkuru hari ibintu bya style byateye bidashobora gutuma ukizwa kubera yuko iyo wambaye style nyine abantu barakureba. Nabonye akantu kuri status umuntu yafashe nk'amaradiyo yose yayiziritse mu muhogo ngari kuri style nyine yahinduye ingendo noneho ahuye n'undi asanga niwe yafashe amasafuriya n'ibiyiko n'imyuko arangije nawe aramurangarira mu yandi magambo wowe uzi ko ufite ibyiza ariko hari abandi wahura nabo ugasanga barakurusha muri ibyo wabirebye haravuga ngo ntabwo namenya ngo ariko hari icyo nzi nanjye. Tera haleluya. Ngo nanjye hari icyo nzi di nubwo tubwira umuntu ngo nubwo ndushi nanjye nzi ko iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Nuvuga ngo reka ibyirato byawe bibi bidapfa reka ibyirato byawe bibi bidapfa kugira ngo uzaraga ubugingo buhoraho. Nimba twirata ko twabonye ibingibi ibyo tuzapfa tubisige. Mperutse kuvuga akantu ngiye gusenga Imana igihe cyageze. Mperutse kuvuga akantu ni mu ishuri abanyeshuri barambasanga ariko ibyo bintu bari kuvuga nyine ngewe kubera
nigeze gufotora serekeyi hariya ku muhanda, nari mfite icyigisho nshaka kuyikoresha, sinzi niba mutarigeze mukibona. Nigeze gukora akantu kavuga ngo burya igituma dutinya serekeyi ngo si uko ifite design mbi, ngo si n'uko ari mbi, ngo ahubwo nuko itwibutsa ibihe bibi twagize. Ndangije mbwira abantu ngo n'igituma tuyitinya si uko ikangitse iyo uyirebye, ngo ahubwo itwibutsa umubabaro yaduteye, ngo kubw'iyo mpamvu kuko ibika ibyaduteye agahinda bituma tuyanga tukanga no kuyireba. Ndangije mbwira abantu ngo niba umutima wawe ubitse ibyaha uri nka serekeyi mu maso y'Imana, kuko ubundi ufite design nziza. Nari nayifotoye neza bamaze kuyisiga, iyo ifite design nziza. Niza kubwira abantu ngo iyo tuza gusanga kira twita serekeyi ariyo kabati, none ikabati rero serekeyi twakabaye dutinya ikabati yo mu rugo. Nta serekeyi nta wayitinya kuko siyo serekeyi. Mango igituma tuyitinya suko ifite design mbi, ahubwo nuko itwibutsa umubabaro. Ndangije no mu ishuri mbwira abanyeshuri ngo noneho amadira tugiye kwiga mwe gushakira serekeyi nigende ko izanyica yagakuru. Baravuga ibyo bintu uri kuvuga by'urupfu, ndavuga ati buriya gupfa ntabwo twakabaye tubitinya ko nta n'ubyifuza, ariko biraza uko wabishaka utabishaka biraza. Ariko ntidukeneye kwita kuri ibyo bigaragara by'igihe gito, ahubwo Paulo we yavuze ngo twe tureba kuri ibyo bitaboneka ngo by'igihe kinini. Niyo mpamvu yageze mu Bagalatiya aravuga ngo ngeweho sigaye nirata umusaraba wa Kristo. Muri iyi minsi n'icyo ushaka kwirata, tugiye gusenga Imana. Muri iyi minsi urumva wowe ari icyo ushaka kwirata. Hari style nyinshi wakambara nawe ukabantu bakakurangarira, hari ibikorwa byinshi wakora nawe abantu bakarushaho kukurangarira, ariko mwene ibyo bishira nibyo wahisemo. Muri rindi wa 400 ari kuririmba ngo urwo rurembo rwera, yararembye ngo mbesi sizashoka niyuza hama, ngo mbese iyi sizashonga niyuzahamamo. Ni ikibazo, iyi sizashonga niyo ngewe niyo wowe wahitamo kwiberamo. Ariko mureke twirate umusaraba. Haleluya. Ujye ubwira abantu ngo ntabwo muririmbyi w'196 ari kuvuga ko ari Yesu ufite urufunguzo. Yageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo ntabwo namenye imigambi ye, ariko hari kimwe nzi. Haleluya. Ntabwo namenya Yesu niba azanyemera kurangiza iyi kaminuza, simbizi. Sinamenya nimba nindangiza nzabona akazi nk'abandi, nabyo simbizi. Sinamenya nimba nindangiza nzabona urugo nk'abandi, nabyo simbizi. Aravuga ngo ariko nzi kimwe cyo. Haleluya. Ngo nzikambera ubuhungiro, ngo kandi ngo nzikankunda, byose abikora nyiri mwisi. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ariko muri iyi minsi uhindura ibyo wise ibyo kwirata. Yaba amavuta ahenze turayasirwa. Buri hari ikintu nakundiye abantu ku munsi wo gupfa baranagusiga, tibundi wakundaga wowe kwisiga. Nta muntu badasiga n'utaraguraga amavuta bagomba kumusiga, nk'ikimenyetso cy'uko ayo mavuta ari impfabusa. Mango ibyirato byacu iyo bishiriye mu butaka nta mumaro bigira. Meretse gukora kanejo reka musenga Imana kavugaga. Haleluya. Aya reka dusenge gahunda kuyica si byiza. Nuvuga ngo ako kanejo nakoze nejo bundi, ariko Imana ni igitangaza. Ariko abantu bakunda ibintu bya mosiyo. Naragakoze ariko ndi gusura TikTok ngasanga gafite ngamakeyi ngane, abantu bamaze kukareba cyane kandi sura uko gatangaje. Narakoze navuga ngo narebye umubabaro abantu tugiriye umuntu yapfuye, ngo uburyo turira cyane, ngo nza kuvumbura yuko burya ikiremwa muntu kivukana urukundo, ngo ahubwo isi niyo ituma tutarugaragariza umuntu akiriho. Ndangije ngo nkuramo isomo rikomeye ryo kwereka umuntu urukundo mukunda akiriho, ngo kuko iyo yapfuye naho narira, ngo ibyo nkora byose ntabwo abimenya, nta n'icyo byamumarira ngo kabone naho nakiyahura, ibyo ntabimenya. Abantu baragakunda cyane. Banyangubwira ngo iyo dupfuye biba birangiye, none ni wo munsi ejo hashobora kutabaho. Sibyo siko bimeze. Mureke dusenga Imana.
ndetse kugukurikira buri munsi mwami Yesu ubugire cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose impamvu yo kugeza mu ijuru ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kurira turagushimiye Mana yo mu ijuru turagushimiye ko witwa uwera kandi ukabukiranuka muririmbyi yaravuze ngo sinkirata n'ikindi keretse umusaraba umwami wanjye Yesu wampinduye ku mwana w'Imana Mana natwe turumva twakiratana umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo tugishaka kwiratana imyambaro twambara kubera ko mwene iyo ngiyo tujya tuyihambanwa n'igire n'ikidufasha iyo twiringiye iby'isi birashira ntabwo twakiratana amadigiri benshi bahabwa baranayakoreye ntacyo yabamariye kuko ari iby'igihe gitoya ahubwo natwe tureba ku bitagaragara ngo ariko by'igihe kirambye turumva natwe dushaka kwirata yuko twamenye Imana turashaka kwambara nko kwirata yuko twamenye Imana utubanya akabona ko twamenye Imana turashaka kuvuga amagambo y'abamenye Imana Uwiteka we turashaka natwe kuba icyitegererezo cy'abizera bakobwa barashaka kuba icyitegererezo barashaka guhamya ko bakumenye bakabyiratana bakirata ko bamenye umwami Imana bakirata ko bamenye umusaraba w'umwami bakirata ko bavuye mu byaha shima kuduhaye iri jambo ryiza turagushimiye kubw'iki gihe waduhaye mugisha wowe ku basore bawe mugisha wowe ku bakobwa bawe ibyiza byo mu ijambo tubisangire kugira ngo bigende bibubake kandi ubasha kumenya ubukene bwacu wite ku bukene bw'abasore wite ku bukene bw'abakobwa muri ibyo yaravuze ngo ntabwo nabimenya byose ariko nziyuka nkunda ubudasiba ngo kandi nziyuka mbere ubuhungiro arangije aravuga ngo ubwo Yesu ankunda ndamahoro Imana ishimwe ko iduhaye iri jambo turagushimiye mwami mwiza tugukomeye amashyi menshi izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze ko nakoraga umurimo wawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana ibahungisha murakoze urugendo rwawe Yesu cyangwa se kugukurikira umurimo wanjye n'uwo umurimo wanjye n'uwo
Yesu wapfiriye niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. hafi